ngo kirasa na Trump, perezida wa Amerika. Ariko se nibyo? Oya, njye siko mbyumva. Sinumva ukuntu ikimasa cyangwa se inka isa n'umuntu by'umwihariko igasa n'umuyobozi ukomeye nka perezida wa Amerika, President Trump. Gusa nanone ku ruhande rumwe niko mbyumva da, kandi ni nako mbibona cyane ko amashusho bigaragaza. Itegereze neza. Iyi ni Caguwa Nzuri. Iki cyegeranyo njyewe kibagejejeho ndi Safi. Iki cyegeranyo kandi niba ugikunze, niba ukunze Caguwa Nzuri, ntubure kuduha subscribe, gukanda ku nzogera kugira ngo ujye wumva ibiganiro byacu uko tubishyizeho, gukora like no gusharinga iki kiganiro. Ngaho tera agatebe ducukumbura iyi nkuru. Iki kimasa cyangwa se iyi nka y'ikimasa tubona aha ngaha bivugwa ko cyangwa se yagaragaye mu gihugu cya Bangladesh. Ni mu gihe kandi nyiracyo we avuga yuko yakiguze amafaranga menshi y'akayabo, aho benshi bakomeje kuvuga bati ahari ni intanga cyangwa se ni intangangabo zatewe inka cyangwa se zatewe iri tungo. Ni ukuvuga nyina w'iki kimasa. Ariko se nibyo koko? Nawe niko ubibona? Yewe uretse n'iki gusa ngo hari n'igisa na Benjamin Netanyahu. Uwo ni perezida wa hehe? Nabyo byose tuzabisubiramo muri part 2. Kora subscribe, like, share na comment. Naho ubutaha.